iyi ni iya mbere yewe muzamurane nawe uri maze kuri kumva kodinga icyo amategeko kubashyingiranywe ategeka kubashyingiranywe ategeka abashyingiranywe nemeye nta gato ko wowe uba muri ubwo danse ubera umugore tukazabana kuko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya.
nashimira namwe itangazamakuru ndabashimiye ko muhabaye mu mwanya wabo bigaragaza byatangiye wisabira urukundo ukaza kwemera urukundo bikaza kugenda neza bityo noneho uri imbere y'itangazamakuru ushaka kubwira akaganga na nyuma yaho muvuye kurahira tuzamukuganiriza uramubwira iki cy'umwihariko uri uwo munsi icyo ndi mbizeze nako byose arabizi ko tugomba gusezerana ivangamutungo nk'abagore n'abagabo nyine bumvikana iyo tuza kuba ari nk'ibintu by'impimbano bagasabye wenda ko twavanga ivangamutungo mu Rwanda imbogamizi mwahuye nazo mutangira n'urugendo kugeza uko kumwe rugiye gufasha umwanzuro wa kigabo ndetse na kigabo bikabyongereho hari imbogamizi yagiye uhura nazo ukumva nuko nyine wamaze kwemera gutanga imizi imbogamizi nagiye mpura nazo ni nyinshi cyane bagiye baca intege bamwe bantu ese ni gute umukobwa ajya gusaba umuhungu urukundo ese uba wumva atari ubusazi no mu muryango nyine mwagiye mubibona bagiye bandwanya murabizi ntabwo imbogamizi zabura mu rukundo Moza wenda hari benshi badukurikiye hari wenda bagiye bakora ibyo gutwika ngo babandikirije werekana ukuri ikinyoma kugira ngo gitsinde abo bose noneho bagiye kugaragira nabo bagiye gufunga muri byayo bagakora ibyanyabyo nicyo bagomba kwirinda icyo bagomba kwirinda n'amagambo birinde kumva nyine ibibaca intege nibashika intege bizaba bigaragaye yuko urugamba rubatsinze gusaba umukobwa gusaba umuhungu urukundo ntugufata nk'inenge ntabwo ari inenge nicyo babwira abandi bakobwa rero batarafata akanya ko gutera intambwe iyo ukunze umuhungu mubwira ati nabonye wa mbere umuhungu w'inzozi zanjye rwose icyo nababwira cyo batinyuke ntibakagumisha amarangamutima mu mutima wabo bajye batinyuka batera imbere Moza reka tugushimire tuza gusubira mu kanya turi kumwe na mama Kaganga turagusubije cyane mubyeyi duherukana tuza kugusura uri umubyeyi wambwiye ijambo rimwe urabibwira umuhungu wawe uravuga ati mwana wanjye nuramuka utabanye na Muhoza ntabwo bizanshimisha nzagusha mu muryango none igihe kirageze bagiye kurahira ku idarapo uriyumva ute bivuga yise yewe ngewe ndumva ari nk'umunsi udasanzwe nanjye ubu byarantunguye nyine nabyishimiye kuvuga intego utabaye ntabwo nakwishima niwe mwana wa mbere w'umuhungu mfite ubu numvaga nanjye nkeneye kunguka umuryango nibwo navugaga ririya jambo ariko noneho uyu munsi kuba byabaye byanejereje bikomeye umubyeyi iyo wabonaga umuhungu wawe ku mbuga nkoranyambaga bamutereye ivi ubundi bashwanye ubundi bavuga ko mufatanye n'umukobwa umuhungu wawe mubonaga mu yihe shusho uvuga ati umuhungu uwo mubonaga mu yihe yewe buriya kubera ko nyine nawe namuhaye impanuro y'umukunzi umwe abo ngabo abandi bazaga ku ruhande ntabwo numvaga ko ngewe bishobora gucamo n'abagiye babirwanya n'abagiye bagira gute numvaga bitagomba kubera Imana n'Imana yabibaye hafi mubyeyi ntabwo tukubaza byinshi kugira ngo tukureke n'irihe jambo cyangwa ubuhe butumwa wagenera Muhoza na Kaganga mu bigiye gukurikira ibi ngibi byiza kandi bishimishije yewe ikintu nabagenera ni urugo ruhire Imana izabibafashemo izadufashe abana babane neza nk'abavandimwe n'abantu mbese ngewe nta n'ukundi nabibona ngewe ibyishimo urumva babatangariza iki kuri uyu kamanzi shana uko mfashe mike mba nkomye amashyi bashyingiranywe agomba kugira uruhare mu bitunga urugo rwabo bikurikije uburyo n'amikuye kuvuga ngo byose mwese birabareba
yaba umugabo cyangwa umugore, itegeko mwese riba inshingano yo gutunga urugo. Mu ngingo ya 207 harimo inshingano yo kubana. Bano inshingano yo kubana nk'umugabo n'umugore, itegeko rirayibaho. Urugo rumwe, tuvuga mu rugo rumwe, bano icyuma kimwe, uko itegeko rivuga. Mu ngingo ya 208 ivuga ku burenganzira ku mutungo w'abashyingiranywe. Umurenganzira ku mutungo w'abashyingiranywe utangira bakimara gushyingirwa imbere y'umwanditsi w'irangamimerere hakurikijwe uburyo bw'icungamutungo bahisemo. Mu ngingo ya 209 iyi ngingo itubwira ku buyobozi bw'urugo. Abashyingiranywe bafatanya ubuyobozi bw'urugo rwabo, harimo kurwitaho no kurwubaka rugakomera. Abashyingiranywe umugabo n'umugore mwese mufatanya ubuyobozi bw'urugo, niko itegeko rivuga. Ingingo ya 214 impamvu zo gusesa ishyingirwa. Ishyingirwa riseswa gusa kubera impamvu zikurikira: harimo gutana burundu kw'abashyingiranywe cyangwa se urupfu rw'umwe mu bashyingiranywe. Gutana burundu biturutse ku mpamvu ziteganywa n'itegeko. Mu ngingo ya 218 tugiye kureba izo mpamvu zo gutana burundu. Buri wese mu bashyingiranywe ashobora gusaba gutana burundu kubera imwe mu mpamvu zikurikira: ubusambanyi, hari uguta urugo nibura igihe cy'amezi 12 akurikirana, hari igihano cy'icyaha gisebeje, hari ukwanga gutanga ibitunga urugo, hari uguhoza undi ku nkeke, ihohoterwa rishingiye ku gitsina, kumara nibura imyaka 2 batabana ku bushake bwabo, kutabana mu gihe kirenze amezi 12 akurikirana uhereye igihe habereye ishyingirwa nta mpamvu zifite ishingiro. Iki gihe rero umwe mu bashyingiranywe ashobora kwaka ubutane. Mu ngingo ya 220 tugiye kureba ikirego cyo gusaba ubutane. Gusaba gutana bikorwa n'abashyingiranywe gusa. Mu itegeko numero 27/2016 ryo kuwa 8/7/2016 rigenga imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe, impano n'izungura, mu ngingo ya 3 tugiye kureba icyo bita igisobanuro cy'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe. Imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe ni uburyo buteganywa n'iri tegeko abashyingiranywe bumvikanaho mu gucunga umutungo wabo. Mu ngingo ya 4 ubwoko bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe. Ubwoko bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe ni ubu bukurikira: hari ivangamutungo rusange, hari ivangamutungo w'umuhahano n'ivanguramutungo risesuye. Mu ngingo ya 5 igisobanuro cy'ivangamutungo rusange. Ivangamutungo rusange ni amasezerano abashyingiranywe bagirana bakumvikana gushyira hamwe umutungo wabo wose kandi bagira uburenganzira bungana ku mutungo. Mu ngingo ya 7 abashyingiranywe bafatanya kwishyura imyenda yafashwe mbere na nyuma yo gushyingirwa. Uvuga ngo baba bahuje umutungo, yaba imyenda n'indi mitungo yose. Ingingo ya 9 ye kureba ivangamutungo w'umuhahano. Ivangamutungo w'umuhahano ni amasezerano abashyingiranywe bagirana bakumvikana gushyira hamwe umutungo
bazahaha bari kumwe kuva ku munsi w'ishyingirwa kimwe n'ibyo bungutse mu mibanire yabo, bakorera hamwe cyangwa buri wese ku giti cye, byaba impano cyangwa ibizungurwa. Mu ngingo ya 14 tugiye kureba igisobanuro cy'ivanguramutungo risesuye. Ivanguramutungo risesuye ni amasezerano abashyingiranywe bagirana bakumvikana gufatanya gutunga urugo rwabo hakurikijwe ubushobozi bwa buri wese, kandi buri wese akagumana uburenganzira bwo gucunga, kwikenuza, gutanga no kugurisha umutungo we bwite. Mu itegeko nk'uko ryavuguruwe ntabwo tukibaza abageni umunsi w'ishyingirwa ngo mwahisemo ubuhe buryo. Uburyo baba barabuhisemo mbere ku munsi w'ishyingirwa rero ntabwo tubibabaza. Ngira ngo rero aya niyo mategeko agenga ishyingirwa nk'uko maze kuyabasomera, ariko nk'uko natangiye mbibabwira, uyu munsi ni umunsi udasanzwe ku bageni. Rero turabifuriza kubaka urugo rwiza, Imana yabaho umugisha, yabaha abana mukazabarera neza, hazagira urugo rutekanye kandi rwubahiriza inshingano by'abagize umuryango. Turabifuriza kandi kubana n'imiryango yaba iyo ku ruhande rw'umudamu cyangwa se ku ruhande rw'umugabo, mu kubaka ibiganiro hagati yanyu mu muryango, cyane cyane ibiganiro bishingiye ku kubahana, kumvikana, mu gihe habaye ikibazo mukiyambaza inshuti, mukagana inkiko iyo byananiranye. Ababyeyi kandi nabo bakwiriye gukomeza gufasha ingo urugo rushyashya mu kubagira inama no kubafasha no kubaba hafi. Ngo mugomba guherekeza urugo rushyashya ariko mukirinda kubafatira ibyemezo. Ubwo ni ababyeyi ndi kubwira. Icyerekeranye n'imyemerere y'abagize umuryango, buriya abanyarwanda bose bemera ko umuntu nibaho byose ari iby'agaciro kanini kandi byaremwe n'Imana. Guhuza rero imyemerere kw'abashakanye bizana umunezero, ariko nanone abadahuje imyemerere ntibikwiye kuba intandaro yo kutubaka urugo rwiza. Urugo rwiza rero ni ishingiro ry'umuryango w'umutungo kamere w'igihugu. Urugo rwiza ni isoko y'umunezero n'ibyishimo. Urugo rwiza ni rumwe mu matafari menshi u Rwanda twifuza rwubakiyeho. U Rwanda rero twifuza niruhera ku rugo rwiza tuzagera kuri byinshi byiza, kuko tuzaba twubakiye ku musingi nyawo. Tukaba rero tubifuriza kubaka ingo nziza zikomeye kandi zubahiriza gahunda za leta. Murakoze. Tugiye rero kumva indahiro, ngo duhamagare Namubanzi Jean Paul na Nigena Nyampinga bigeri hano imbere. Jewe muzamfane aza kumva icyo amategeko ateganya abashyingiranywe, nemeye ko
nemeye nta gahato ko wowe wamamaza umudanse umbera umugore tukazabana akaramata usome iyi ni iya yewe muzamurane aho uri kuri kodinga icyo amategeko kubashyingiranywe ategeka kubashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe wamamaza danse umbera umugore tukazabana kuko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. njyewe wamamaza danse maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe muza afanye njyewe umugabo tukazabana uko twabyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Nyaneza Jean Pierre uko ufashe ku idarapo ry'u Rwanda urahiye ko wemeye kuba umugore wa Kagame? Ndumva nishimye kuko nyine ibyo twifuje bibaye. Kaganga bize bite? Bize bo. Aka kanya muhoza n'umugore wanje wa Kaganga. Yes. Kaganga banyawe none ubu nago ukira umusore. Abasore nabuvuyemo nabaye umuntu w'umugabo. Kaganga wafataga kwidira kwa byumvira biyumviraga ndetse n'iminsi yatambutse ugateguraga ino event kugeza ubwo urahiye wumvaga ubwonko bwawe gufata kwidira pari ibiki bihindutse muri wowe. Ya nukuvuga ntabwo nabitinzeho cyane kuko ibi ngibi ni ibintu natekereje igihe kinini. Urumva ko ntabwo ari ibintu kuba natekerezaho cyane gusa nuko icy'ingenzi hari ibyo navuyemo hari ibyo ninjiyemo. Ubu ngo sinyira umusore ndi umuntu w'umugabo kabisa. Batishimiye ubukwe bwawe, hari n'abantu bumvaga ko wenda butazaba, hari na message zagiye zicicikana hirya no hino bavuga ati nagatwiko ni bya bindi tumaze kumenyera. Nubuye butumwe uri kubagenera ibi ngibi ukoze nihe sura bisize muri public muri rusange nk'umuntu wari umaze no kumenyekana? Ya nukuvuga ngo nk'ibisanzwe ibyo bintu nagiye mbyumva cyane kuri social media zigiye zitandukanye, commentaire z'abantu ngo no gutwika bamwe bakamagara bitewe n'iki n'ibyo bagiye bumva, ariko hagati aho ngaho nuko muri industry nyarwanda nta bintu byo gutwika bijya bibamo, aba ari ibintu by'ukuri, uretse ko hari abantu bafata ibintu bakabifata uko bitari, ariko nta gutwika kuba kurimo, aba ari ibintu by'ukuri. Ndakeka ko abenshi bakomeje kugenda bavuga ngo ndi gutwika. Ntabwo naje gutwikira mu murenge, niba hari n'undi uzabishobora azaza bikore n'ibimushobokera simbizi. Yes, ariko icy'ingenzi cyo urukundo nirwo rwa mbere hagati yanjye n'umukunzi wanjye Gaudence. Bigaragara ko bakwishimiye, bagukunze mu bihe bitandukanye ndetse baranagushyigikira wenda mu buryo twe twaba tutanazi. Hari n'abazakomeza kugukurikira nyuma y'uko babonye ukoze igikorwa kiruta ibindi byose babonye, igihe wapropozaga, igihe watererwaga ivi n'ibindi bitandukanye. Ubu nicyo gihe rero ngo ugire ijambo ry'imva mutima babwira n'iki uri kugenera cyangwa se n'ubuye butumwa uri kugenera bariya bantu bagukurikiye mu bihe bitandukanye kuva batangira kugufana mu buryo wagiye ugaragara. Ya navuze mu magambo menshi ibi bintu byanjye rero hari abatangiye babibona. Mereye ku bantu banze cyane nk'umukobwa nakunze cyane barabizi, bakabona ndagupfukama ndi kurira ndi gusaba imbabazi, ariko benshi bajya bavuga ngo izi ni filime bari kuduheza zimeze nk'ama episode. So bajya bibona bamwe bangira umusazi bambonamo igicucu, abandi baravuga ati mwana Kaganga komeza wihangane. Yes, aribyo byaje kugeraho umukobwa ajyanye mu rukundo
nkomezwa kubabazwa cyane ariko kugeza uyu munsi ndashima Imana ko yamfashije umuhuza n'umukunzi wanjye ubu ngubu turi kumwe twemenya kuzabana akaramata ubuziraherezo ariwe Adelphine. Urumva ko ibyo byose ni inzira nagiye ncamo ndende cyane, muhamya burebure ntabwo uyu mwanya nabasha kuba nabisobanura bihagije, ni ibintu birebire ariko nanjye nka Kaganga navuze reka amagare nk'umuntu w'umugabo, dore ko Imana ari imfashije ikamumufasha wanjye avuga ati Adelphine ndamuguhaye aza guhoze ayo marira yose wahuye nayo yayisha. Ari umunsi ubona w'ibyishimo kuri njyewe binejeje cyane, ni ibintu by'amateka cyane kuko bose ntago bari wenda barakariye urukundo rwawe na Muhoza, dore ko munitiranywe n'iby'akarusho. Hari ababaye hafi mu bikorwa bigiye bitandukanye, hari inshuti, hari abavandimwe, hari abanyamahanga, hari abanyarwanda babahaye hafi buri munsi bakabasabira Kuwiteka. Aba bo by'umwihariko kuri uyu munsi ni ubuhe butumwa bafite muri rusange? Ikintu cya mbere cyo ndabanza gushimira abantu bambaye hafi cyane, siko bose bambaye hafi, harimo abajya bavuga ati Kaganga ati wowe uri igicucu ibintu byinshi cyane turi kudukina filime, ariko hari abakomeje bavuga ati Kaganga tukuri inyuma guhera hasi kugeza hejuru. Ibyo byose twarabibonye kuva ku itangiriro kugeza ku iherezo ry'uyu munsi. Ndabashimiye cyane abambaye hafi, Nyagasani abamera umugisha ndetse n'abakomeje kumfasha mu buryo bukomeye by'uru rugendo bambonamo agazanga. Si uko ni jyenyine, harimo abamfashije nabo ndabashimiye cyane, nshimira ndetse n'itangazamakuru ryakomeje kumba hafi muri bimwe na bimwe by'abantu. Ikibazo cy'amatsiko, hari abantu bagiye bakunda, hari abandi bakobwa bari kugaragara ko bavuga ati Kaganga bafatanye n'undi mukobwa cyangwa Kaganga afashe, hari abakobwa bandi byagaragaye ko bamukunda, byagiye bigaragara muri video zagiye zibanza. Bariya bakobwa bo ntuhe utumwe uri kubagendera, ese babyakiriye bate nyuma yo kumva ko wafashe umwanzuro na Muhoza mwinjiye mu murenge? Ibyo ari byose hari uko babyakiriye, hari n'icyo babikubwiyeho nyuma yo kubabwiye ko bafashe umwanzuro? Ni ukuvuga ngo mu buzima busanzwe hari igihe ntago nshobora kwishimira intambwe yawe cyangwa aho uvuye n'aho ugeze. Icy'ingenzi urumva ko niba nk'umuntu aje mwarakundanye mu myaka ingahe yashize, akabona ko hari ahantu Kaganga ageze, icyo gihe hari abantu baba bashaka kwinjira mu bintu bye kugira ngo bakwicire future yawe bitewe n'ukuntu akubona ako kanya. Biriya byose rero byagiye biba, harimo kugira imbaraga ziwe zo kuvuga ngo ari kuza kuri social media aje kunsenyera ubukwe, ariko se icy'ingenzi ibintu byose tubikesha Rurema. Abana b'abantu ntabwo tubaha agaciro cyane, Imana niyo iba izitangira iby'ibintu ndetse n'iherezo. Ibyo byose rero byaciyeho, ndavuga ati icy'ingenzi ngomba gukora ni ugusenga gusa. Ibiriya byose nta kintu na kimwe nari mbyitayeho. Kuri ku ruhande rwa Muhoza hari icyo nshaka kwibariza. Kaganga hari icyo avuze ati bariya bose barabacantege. Ku ruhande rwawe ubu ubaye umufasha wa Kaganga, hari abasore benshi, hari abagabo benshi bagiye bagutereta, uhitamo kuba wakunda Kaganga dore ko wanyuze mu migozi myinshi no mu myobo myinshi ugakunda Kaganga. Ni igiki cy'umwihariko wabonye kuri Kaganga nyamva ati nemeye kuzambera umugabo? Icyo nabonye cyo ni uko ushoboye kwihanganira ibigeragezo byose. Hari uwo mushobora kumenyana cyangwa se guhura ntimuhuze, akaba yavuga se ni gute imiryango cyangwa se inshuti zambwira gutya na gutya nkakomeza kugendana nawe. Icyo navuga cyo atandukanye n'abandi. Icyo navuga atandukanye n'abandi. Hanyuma rero babakobwa bashaka kwicira ubukwe, ari imigambi bari mitari myiza, babwira iki kuri no munsi? Icyo nabwira cyo nuko nabwira ngo iby'Imana avuze birasoye, nta uvumu Imana itavumye. Reka dusubire kuri Kaganga gatoya. Nyuma y'uru rugamba rwabaye kuva mutangira kugeza aya masaha, Imana irabikoze mugeze ku murenge, muvuye imbere y'amategeko. Abantu benshi barimo baribaza ni iki kirakurikira? Ikirakurikiraho uyu munsi byari biteganyijwe ko imihango yose yari kuba, ariko kuri uyu munsi navuze ati ntabwo mfite kuba byose nahita mbikora icyarimwe, reka mbanze mve mu mategeko. Nyuma yo kuva mu mategeko sinavuga itariki, hari ikindi gihe amatariki bazayamenya yo kujya imbere y'Imana, byose bizakurikiraho tuzabamenyesha. Kuvuga ngo abantu bari biteze ko tariki 10 aribwo uzajya mu murenge mu gusezerana mu murenge ndetse no mu rusengero. Ubwo ni ukuvuga ko mu rusengero biba byahagaze? Yes, ni ukuvuga ngo ubundi byose biba byarahagaze ku mpamvu runaka, ariko icyo nakoze bitewe n'ibintu nakomeje kumva cyane, navuze ati bayareka
mbanze mve mu murenge ibindi nzabikora kuko hari ibintu byinshi nagiye numva kuri social media bakavuga ati ngo ibintu ngo ni ukubeshya abantu babeshya ndavuga ati nanjye ndabona ndimo ndabigira ndi kubijyamo ingaruka zitari nziza ndavuga ati reka mbanze mve mu murenge ibindi byose numva ko mu murenge nicyo kintu gikomeye cyane ibindi imbere y'Imana Nyagasani azabidushobozamo nabyo tuzabikora gusa icyo navuga cyo nk'abantu bari bazi ko ibintu byose tuzabikora niko byari bimeze ariko ku mpamvu runaka twongeyeho iminsi tuzatanga icyo gihe twongeyeho byose bazabikurikirana. Baganga washimiye itangazamakuru cyane dore ko ryakubaye hafi ni igiki cy'umwihariko kiri ku mutima wawe cy'umwihariko ushobora kuvuga ku itangazamakuru mu bakubaye hafi mu nzira z'umusaraba w'abazima ntago ngejeje kubw'imbaraga zanjye ikindi ndashimira ku bantu bambaye hafi bambaye mu bitekerezo byanjye ndetse bagiye bangira n'inama zitandukanye mbonereho no gushimira n'abantu bagiye banera inkunga bari mu bihugu byo hanze bigiye bitandukanye aho bari mwese ndabasuje cyane ntabwo nabavuga ngo mbarangize ariko aho uri wicaye rwose numve ko mbasuje cyane kandi mbashimira. Ikindi gikurikiyeho kindi ku mutima nasaba ndetse n'abanyarwandakazi ndetse n'abantu bari mu bihugu bigiye bitandukanye ibi byose byanjye n'umukunzi wanjye Adelphina barabizi cyane ni ibintu byagiye bicamo ibintu by'ibibazo cyane barabizi ntabwo nabisubiramo icyo nkusabye wowe uri kunyumva cyangwa n'umuntu wese uri hanze niba badusengere urugo rwacu ruzaba urugo rwiza. Baganga turagushimiye kandi tuzakuba hafi buri hamwe hose haba mu rugo haba mu byiza turifuza ibyiza gusa Imana igendane namwe kandi urugo ruhire. Yes murakoze cyane Isiyaka.